mva ni tonto wanjye mukuru arinda ni tonto we kandi ku rubuga rwa famiye bamaze kubitubwira yapfuye njyewe ndakubwiza ukuri kandi azize umutima yaramaze igihe arwaye ariko bitari cyane yapfuye saa 11:30. none se reka nkubaze ngo dufara iki umbaza yego ubu iyi Kate Press ibintu yanditse ivuga ngo guverinoma irimo gutegura gusohora itangazo rivuga uko ubuzima bwe buhagaze niyo clarification nibi banditse ngo clarification babihawe byanze bikunze n'abayobozi bo hejuru bashinzwe kubivuga ariko ntibabahe uburenganzira bwo kubakotinga nicyo babivuga noneho nibinyurana n'ibi Kate Press yanditse Kate Press tuzayifata nawe yashinyaguye tugendeye kuri ibyo by'uwo mu muryango wabo uretse gatwanga hari erega amakuru hano nakubwiye ngo amakuru murayahasanga uyarambwiye ngo ararembye sinjye mvuganye n'umurwayi iyi saha si ngombwa gutangaza izina namba y'umurwaje ngiyo usokimunguye namba y'umuntu umurwaje none umuvugishe oya ntabwo izi samba ndi mu kazi yego nubwo ndi kuri space ko ntabwo yagombaga kuncika dusanzwe tuyihuriraho tukaganira byinshi ntabwo inshuti yacu yataha ubwo noneho space nyirebe gusa nyiceho najeho kugira ngo tarame tuvuge ubuzima bwe so naho reka mbabwire niba ari muri koma niho handi icyizere cy'uko yayivamo kiragoye urumva oui so nagiye yego ndakwerekeza ngiye kuhagenda okay nyaruka ngaho mutinga nugere uransaba ijambo ariko ntuve kuri space Thank you so much. Already Aphrodite yerekeye kuri Faisal. Muguma hagati. Reka nanjye mbahe ikintu ntari nababwiye. Yego. Ubwo numvaga atari ngombwa. Yego. Reka nze ndebe igihe nahamagariye umuntu ntabwo nibababwire. Hari saa 54 kandi n'umuntu ukomeye wari bumpa amakuru yambwiye ati none se gusa abantu bo ku mbuga nkoranyambaga batangiye kubyandika yego barimo kubyandika ati rero rindira gato tubanza dukurikirane turebe neza uko bigenda turaza kukubwira ubwo yambwiye saa 54 umvira itangazo yego uyarambwiye ngo hero mudubada ku rubuga rwa famiye batubwiye ko umutima wongeye gutera nyuma ariko mbere bari bavuze ngo arapfuye gusa bibaho ko umutima uhagarara ukongera ugatera bigakunda ngayo nguko bivuze ngo ahubwo uzigitanga indi mysteri andi mayobera y'umutima bango aramutse agize koma eshingiye ku arrêt cardiaque ukongera kiriya hakaba reanimation ukagaruka bishobora kuba byamuca intege ariko agasurviva au contraire igihe ari stroke yabayeho iyo itera izindi effet zirimo amaparalysie zirimo ubumyi zirimo n'izindi effet très dangereux ubwo rero dukomeze bamugani tube hafi ya famille bari kumukurikiranira hafi koma wenda niba muri space harimo umuguke mu by'ubuvuzi yazamuka akatubwira akadefinisa koma niki bigenda gute amahirwe yayo nahe iyo dutaramye gutya abantu bajye bazamuka habe ibe educatif mu gihe nk'iki numva aricyo ngicyo navuga kuko koma bishobora kuba byaba gutyo tukumva nyuma y'igihe runaka
yazanzamutse ahangaha rero urumva ikintu kiriho Osokim yabitswe kuri iyi tweet dushingiyeho y'uyu muvandimwe cyangwa uyu muntu uri muri famiye uvuga ko bababikiye ko yitabye Imana bongera kuba handi makuru ko umutima wongeye gutera. ese Godfather ni umuntu umwe urimo kuguha amakuru yarangiza agahita azana andi? Ndavuga amazina ndakambiguha. Uretse Godfather nyumva umva ikibazo cyane. Ntabwo ari umuntu umwe. Yego. Hari uwakubwiye ati ni tonto wanjye bamutukiye. Yego reka nze uyu uretse gato reka nze mbakubwire. Hari uwambwiye ko kansubire muri message. Hari uyu nguyu wambwiye ko Godfather ngiye ndumva uko bisa kose umusaza yatabarutse. Uyu ntabwo ari we. Uwa ntabwo ari we. Reba wa wundi uvuga ko ari tonto we. Uyu nguyu yambwiye ngo hari uyumbwiye ngo arambwiye nsiye nje mvuganye n'iyi saha singoke ararembye ngewe mvuganye n'umurwaje iyi saha si ngombwa gutangaza izina namba y'umurwaza ngiye yahise ampa nimero. Uyu nguyu numwe wumve tugaruke kuri uyu Hero Godfather nanjye mbonye oya inyarwanda oya asagiye he uyu nguyu uzi Godfather oya kansubire muri nazibonye twaseze ebyiri uyu nguyu ambwiye uyu ni umuntu umubwiye ngo kwa muganga kugira ngo byemezwe mbega message nyinshi mwaba muretse kunyandikira gato nkaruhuka nkamaza gasumiza za mbere Osoki zimaze kuba nyinshi zamaze no gutambuka nguyu Osoki cyera tugeze muri DM zanjye ntabwo bishoboka kugira ngo mbibone. Okay, nta kibazo. Urabona ko hari umwe wavuze ko ari tonto we akanemeza ko babwiye ko yapfuye saa 10:00 ngira ngo urayitubwiye. Yego. Nyuma uhitubona undi 30. hahita haza undi nanone ngo muri famiye yabo kuri group ya famiye ukubwira ko yego bari bababwiye ko yapfuye ariko ko umutima wongeye ugatera. Urumva dushatse rero amakuru twemeza ko Alemuku ntabwo yari yapfuye, ashobora no kugaruka ukurikije ibyo Abe avuze. Umutima ashobora kuwushitura rwose ukagaruka akongera akabaho. Gusa bikaza kubabaza kuba Kigali Today yo yanditse ko Ale yapfuye. Katy Press izivuga ngo clarification. Wa muntu wa tonto anyandikiye agira ati ubwa mbere yandikiye arambwira ngo Godfather umva ni tonto wanjye kandi ku rubuga bamaze kubitubwira yapfuye njyewe ndakubwiza ukuri kandi azize umutima yaramaze igihe arwaye ariko bitari cyane yapfuye saa 10:30 hano rongeye aragaruka. Iyi ngiyi yanditse saa 12:00 yanditse 17:17 reka dukore kino nahamwe Godfather umva ku rubuga baratubwiye ngo ariho ariko ubuzima ni ntabwo bari kutwabdetinga buri kantu nzaza ndajya kubwira umunota ku wundi. So wawe wari umaze gukonfaminga ko yapfuye saa 10:30 agarutse ambwira ko ku rubuga bongeye kubapdatinga bababwira ko ubuzima bwagarutse akiriho. Urukumva uyu numwe reka ni mufollowing marita mumumenya kuko ndabantu following. So reka nze nteko mufollowing ariko ngubu kanze gushyira notification nkuzane mu bantu bimbere kugira ngo ntaza kongera kukubura. Uyu nguyu numwe noneho hari uyu nguyu wundi wakomeza Osoki ndacyabakurura mbazana abantu mutari mu muryango mureke kunyandikira ndabasabye abantu dusanzwe tumenyeranya hano muri gutanga ibitekerezo message ni nyinshi cyane mureke kunyandikira kugira ngo zingi zitaza kubura. Ariko cyakora bibaye atari byo reka mbabwire ibi binyamakuru dufite njyewe nta nkuru Osoki muze kunyihanganira nta nkuru itavuye ntabwo igihe sinkizira nta mushobora kwizera amakuru yo ku gihe never
never. Niba ibinyamakuru igendo rebe ku Nyarwanda batangiye guhindura inkuru, reba Kigali Today bamaze guhindura inkuru nonaha, reba inkuru bamaze guhindura kuri Kigali Today. So ibi ni ibinyamakuru udashobora gutrustinga n'abantu muri kuvuga ngo hari ngo hari minisitiri wishyize kuri stati. Ejo bundi ntabwo nabonye depite yifata akavuga ko Omega ageze ku mupaka kandi Omega inkuru avanye kumvaho nshya imvaho igahita yisiba. Undi agakora speech abandi bakuma mu mashyi. Ntarabona itangazo ntabwo ribuze kubyemera. So niba murabona aho ijoro nahinduye ntabwo ngiye mwitara epfo. Kanze na tweet nakoze nyisibe yari imaze kugira hafi 17,000. Tweet imaze gukora rimaze kugira ibihumbi 17 mu gihe kingana n'isaha imwe. Ntabwo none se reka mbazi izi like 300 mushizeho mu isaha imwe. You do like cyangwa no kutamenya gukoresha social media, you like he passed away, so mwishimiye ko yapfuye niba mushizeho likes. What's wrong with you people? Reka dukomeze Osoki murahari nyuma y'uko reka ntawe wageze gute Godfather reka ngende. Urabona ko utangiye kuduha izo updates bivuga yuko yagarutse none kandi kugeraho umuryango we, ariko Osoki musinkwemerera kugenda kandi Aphrodite none atuvugana asigaje iminota 5 ngo agere kuri Faisal. Ubundi urasinzira? Oya simbizi kuko siho bavuze ko Pascal yakubabaje. Uzi ko nungu byanze ntari narukira urwa Pascal. Bro ntabwo ndakira urupfu rwa Pascal Oswakimo rwaranzonze sindamukira ariko uretse no kumukira sindemera ko Pascal yagiye. Aha iyo ni dinayo nanjye igimfata. Iyo dinayo nanjye iramfata. So nababwiraga nti rero izo updates barimo kuguha zirahuza n'amakuru nahawe na wa muntu nyine ntababwiye nabajije saa 54 agasa nk'uwemeza ntamakanira ariko akambwira ati turacyabikurikirana amakuru turaza kuyabaha. Bivuga yuko kwa muganga ntago bari bakemeje ko yagiye burundu. Murabyumva? Ahubwo duse